atanze gasopo. Yesu nashimwe cyane. Muraho neza abakunzi ba Deep 5 TV. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Ndabizi mwumvise byinshi, mubona amakuru menshi, ariko dore n'abantu bagiye bavuga ngo Irene bino binashobora kuba birimo. Vestina Ishimwe Vestina hari ubutumwa atanze ariyiziye. Ndagira ngo murebe neza ino video kugira ngo wenda mutaza kugira ngo wenda ngo mugendere mu kigare cyangwa se abantu bakomeze kumva ibintu babifate nk'ibinyoma. Reka mbereke ukuri, dore ubundi ukuntu ibintu bimeze. Yes, reka nongere mbaye ikaze kuri Deep 5 TV. Mwakwibaza muti rero noneho inkuru tubazaniye imeze gute? Mwirebere ino foto noneho ubundi kugira ngo dukomeze tuganira. Mwitegereje hano neza, reba ukuntu handitse. Ni Ishimwe Vestina nkuko muri kubibona. Uru ni urubuga rwa X aho banditse bagira bati: mureke kumbabaza ndabasabye, byibura ngewe mu nkorera icyo mushaka, ariko mumushyire ku ruhande, nta ruhare abifitemo. Nzi ibyo nakoze kandi nawe wabikora. He is my father. Nabyumvise neza. Reka murebe rero uwo bavugaga n'uyu nguyu witwa nde, Murindahabi Irene. Ariko nababwiye ngo iyi nkuru ni ukuyitondera cyane cyane kugira ngo abantu bataza gufata ibintu uko bitari, wenda bakagira ngo bafite ukuri kw'inkuru kandi nyamara ari ibihuha. Ati kubera iki? Bishobora kuba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Reka mbereke impamvu ino nkuru mugomba kuyitonda. Urebye nanone kuri iyi foto ni ukuvuga ngo n'ubundi ni iyi page y'uwitwa Ishimwe Vestina, ndetse harimo n'ifoto bigaragara ko ari iy'uyu mudamu Ishimwe Vestina, aho yanditse agira ati: mwiriwe bene data, hari ikintu ushaka kubabwira. Abantu bari kunyiyitirira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye batangaza ibihuha. Igihe kizagera mbabwire ku byabaye, ariko abo mubima amatwi. Imigani ibice 12 ku murongo wawo wa 22 haragira hati: ururimi rubeshya ni ikizira k'Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ngira ngo mwabyumvise. None rero banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti zanjye, bantu dusangiye urugendo rujya mu ijuru, ese ibi bintu murabibona muti? Nge ndumva abantu bavuga bashatse baba bitonze, tukaba dutegereje ati bimeze bite. Murabona iyi page yitwa Ishimwe Vestina irimo gutangaza ibi byose, yafunguwe nyuma yuko biriya bintu bigaragajwe kuri iriya page yande ya Vestina nyine amaze kwandika ari amagambo yose. Nyamara nyuma yaho tubona ayo magambo yagize gute, yanasibwe. Rero ndabizi ko iyi konte ya X irimo iragenda ishyiraho ibintu byinshi cyane bitandukanye, agenda agaragara nyine ko ari nka Vestina urimo kubyandika, ariko ntitubizi neza nimba ari nyir'ubwite cyangwa se ari uwamwiyitiriye. Wenda yaba birimo guca kuri ya konte ya Instagram yanyujijeho biriya bintu by'uko nyine atameze neza, twari guhita tuvuga tuti n'ubundi ni Vestina nyirizina urimo kubivuga, kuko iri account ya Instagram yo biragaragara ko ari account yizewe, kuko rwose ni ya Vestina. Urebye n'abantu bayikurikira urabona ko ari konte ikomeye cyane. None rero banyarwanda, banyarwandakazi, ibi bintu turimo kubona, ndimo ndababwira nti n'ukuri abantu bashatse bakwicecekera, tukaba dutuje tugategereza Imana, tugategereza aba bombi nibo bashobora kuzaza bakaduha ukuri kuzuye. Kuko nyine urebye birimo kuvugwa, umuntu ahise avuga ati ngewe nabonye ko Vestina yaje akiyama abantu barimo kuvuga kuri Murindahabi Irene, akavuga ati aho kugira ngo mumuvugeho nimumureke ngewe mumvugeho, kuko ngewe uriya mufata nka papa, kuko yashyize ngo he is my father. Kuko ni ibintu bigaragara kandi kuko byanditswe mu mazina yande ya Ishimwe Vestina, ndetse hariho n'ifoto ye. Ariko se gihamya igaragaza ko iri account ari ya Vestina ni iyihe? Ko iri account yafunguwe nyuma yuko ibi byose bibaye. Niyo mpamvu ndimo kubwira abantu ngo twitondere ibintu turi kuvuga, twitondere ibintu turi kwandika, twitondere ibintu turi kubika mu mitwe yacu, ahubwo dutegereze tuvuge tuti ukuri kuzatangwa na nyir'ubwite mu buryo bw'amashusho, atari ukuvuga ngo ni ibintu by'inyandiko, kuko n'ubundi ibya mbere byaraje birandikwa, birangije biranasibwa, sibyo? None nyuma hari n'ibindi byaje, ariko nabyo biri mu nyandiko. Rero mureke ibintu byo kubaka cyane ku nyandiko, ahubwo tureke ba nyir'ubwite bo bazaze batwibwirire, yaba Irene yaba se Vestina
cyangwa se na murumuna we Dorcas aje akagira icyo avuga twabyizera kuko uriya muvandimwe we wa hafi hari icyo yatubwira, wenda n'abumva urundi rurimi nabo ari Idirisa uje akabivuga kuko wenda ngewe icyongereza cyanjye gishobora kuba ari gike, ariko wenda aje akavuga mu rurimi abantu bumva bashobora guhita bavuga bati ukuri bano bombi batangaje niko kuri twemeye 100%. Ati kubera iki? Ni ukuri nimba bimwe byaranditswe nyuma bigasibwa tukabona ibintu byinshi bigenda byasaga, akaza bavuga ngo hari ukuntu yahujwe, ngo hari ukuntu byagenze gute, biriya bintu byose mureke tubyihorere, dutuze tube dushyizeho akadomo, tube dutuje. Kandi rwose ndabakurikiranira amakuru, ngewe umunsi umwe muri aba ngaba yaba Vestina cyangwa se Murindahabi Irene cyangwa se wenda murumuna wabo cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, ariko nabwo akaba ari video nzima, apana ibintu byo kuvanga abantu bagiye bapfundikanya amafoto banavugisha amafoto, kuko murabizi ko hari ukuntu abantu bakoresha ikoranabuhanga rya AI ugasanga bakoze amavideo n'ubundi ukaba wagira ngo ni y'ukuri kandi atari y'ukuri. Rero umunsi twababonye bano bantu baza cyane cyane nko kuri channel tuzi nka iriya ya Irene, iriya channel bajeho bakaba bivuga, twahita tumenya amakuru yuzuye. Naho ibindi byose ndabizi ko abantu rwose ntago muragira amakuru yuzuye kuri ibi, mu gihe tutarabona Vestina cyangwa ngo tubone Irene cyangwa tubone Dorcas cyangwa se tubone Idirisa baza bakatubwira amakuru yuzuye. Ni ukuri reka mbabwire ngo nta makuru dufite pe. Ibyo mbabwiye nyine nuko nanjye nibyo mberetse, n'iriya konte si mwakwizera neza nimba ari ya Dorcas nako nimba ari ya Vestina koko, kuko birashoboka ko hari umuntu wayitse uvuga ati reka mporofitire mu kavuyo nanjye mu gihe barimo kuvuga rino zina, mfungura aka page kazamuke, izi nkuru zizajya kurangira nagize aba followers nk'ibihumbi 10 bundi fatireho nkomerezaho. Reka hari abantu baprofitira mu kavuyo da, kuko hari n'umuntu nigeze kubona arimo kuvuga ngo izina Vestina ngo rigaburira benshi, kandi niko kuri. N'ubu naka gacano rirakazamuye, n'iyange ryarayizamuye, n'izindi zose zizagenda zizamukira kuri iri zina nyine bitewe nuko Imana yamuhaye kumenywa na bose cyangwa se kumenywa na benshi. Niyo mpamvu akantu kose akoze abantu benshi bahita bakamenya, nimba ari n'ikintu kimubayeho abantu benshi bihutira kuvuga no kwandika, kuko nyine buriya hari izina riza rikaba ari izina ry'igikundiro cyangwa se rikaba ari izina nyine reka tuvuge ngo ni izina ryubatswe nyine, kuko hari ukuntu nyine abantu bavuga ngo kubaka izina, rero kubaka izina si imikino. Rero murakoze, reka mbifuriza amahoro n'imigisha, ndumva nta bindi byinshi ndaza kuvuga, ahubwo reka mbabwire ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka turakomeza tubashakira amakuru meza, tubashakira amakuru y'ukuri, ntimuzacikwe, tuzagaruka ubutaha tubagezaho inkuru ku buryo burambuye. Murakoze, Uwiteka bahire muri byose, turabakunda. This is Deep 5 TV, kora subscribe kandi like unakoreshe ya, turakomeza kubana mu biganiro bitandukanye, turabakunda, tubifuriza ibyiza.